ndavuga ni Mana mfasha umpa amahirwe yanyuma unkorere ubukwe. Ndaravuze ni Mana mfasha umpa amahirwe yanyuma unkorere ubukwe nishaka mpita nipfira. Nari mfite umumotari wari wanjyanye ahantu bamwita Obaridi, n'ubu naguha nimero yo kamubaza. N'uwihuye. Ubu ngubu tuvugana ari Huye, icyo gihe yari Nyagatare. Ndamubwira nti ndamuhamagara nifite nimero ye, ndamubwira nti ngiye mfite ikibazo, ariko nari muhamagaye ntafite ikindi kintu kindi namubwira, ahubwo numvaga nshaka umuntu mbwira nibura amarangamutima yanjye nkarira nkumva ko nduhutse. Ndamuhamagara arambwira ati mabuja ntabwo ngewe mfite akazi kangushakira undi mumotari. Ndavuga nti ntabwo ari akazi ndi kugushaka. Arambwira ati turavugana nyuma ya saa sita. Nyuma ya saa sita kwaje kubonana turajyana, ariko nge ntacyo nari mfite cyo kumugurira, ahubwo we yagiye kungurira. Umugabo wanjye nayimuganirije ndamubwira nti byapfuye, ariko uwo munsi yari yagiye mu murima. Muhisha ko nge no kubibwira uwo mumotari. Ndagenda mbwira umumotari, ndamubwira ubuzima bwanjye bwose, mubwira uko byagenze, mubwira uko nasabwe, mubwira uko nashatse, mubwira n'ukuntu banze ubukwe, byose ndayimubwira. Ndaturika ndarira. Arambwira ati rira amayira yose arangire. Ndarira arangije arambwira ati rero nange ndi imfubyi. Niko uwo muntu yambwiye. Yarambwira ati ndi imfubyi ya Jenoside, ariko mu by'ukuri unteye agahinda. Ati ikintu ngiye kugufasha, ati ndi umumotari, moto mfite ntabwo ari yange, ndi umurobyi, ariko ikintu ngiye kugufasha ngiye kugushakira umuryango. Ndamubwira nti rega naguha nimero y'iwacu, n'ubundi ntabwo bari bukwitabe ngo bakubwire inkuru nziza, ntiwere gushakira umuryango kuko n'ubundi ntacyo bari bugufashe. Yarambwira ati reka byihorere. Ampa umunsi wo kuwa kabiri. Arambwira ati kuwa kabiri uzaba uri mu rugo nzaza nabikemuye. Kuwa kabiri niriwe mu rugo, mama wanjye ahantu ari ajye yicara azi neza ko yambabaje, nubwo ibintu atabyumva ngo abyumve neza, yenda yavuga ati kuki utambikiye ibanga, ariko mama wanjye yarambabaje nawe ubwe, kandi ataricara ngasaba imbabazi nk'umwana yababaje. Ni umubyeyi wanjye sinamubwira ngo nampfukamire, ariko ataremera ko yakoze ikosa ngasaba imbabazi. Kino gikomere yansigiye nzagipfana. Wa mumotari kuwa kabiri yaraje, baza ari abamotari 40. Ba bamotari 40, umwe babaga bafite igikapu imbere gutya, imbere nyine imbere y'umumotari, inyuma hari undi muntu. Buri mumotari ahetse umuntu n'igikapu imbere kirimo ibyo banzaniye. Noneho uwo munsi ni nawo munsi bakozeho inama y'ubukwe. Wa mumotari aravuga ati ngewe nibahamagara musaza wawe mukuru ninjye uzahaguruka. Hari harimo abagore babiri. Noneho undi nawe aravuga ati nibahamagara nyokorume uriya niwe uzahaguruka. Nibahamagara undi muntu wo mu muryango runaka uriya niwe uzahaguruka. Nibahamagara timu yavuye Rusizi abasigaye bose bazahaguruka. Niko byagenze, ariko habura nk'umuntu bari bwite mama. Umumotari umwe muri abo ngabo aravuga ati nge mama nzamushaka. Umumotari umwe yaragiye hamagara nyina, nimba ari nyina, niba n'undi mubyeyi yakuye ahandi hantu, aramubwira ati ku munsi w'ubukwe runaka kuri 5 z'ukwa gatandatu uzazinduke, dufite ikirori aha n'aha, hari mushiki wa Obaridi bari barabonanye basanga bafite n'ubukwe, none turagusabye uzahaboneke. Wa mukecuru yaraje mu gitondo ndi busezerane iki gitondo, yazindutse kare kare ahahura n'undi na timu yose, ariko ya timu yose ntabwo yaje, ahubwo yarazindutse. Baramubwira ati nibahamagaranye nawe umukobwa uhaguruke, kuko narabwiye ko amaboko yuko papa wanjye yapfuye ntabwo bari kubaza papa wanjye ahantu ari, bari bazi ko yapfuye. Babwira mubyeyi ati nibahamagaranye nawe umukobwa uhita uhaguruka. Uwo munsi narabambaye umunsi nsezerana, nafashwe n'ikiniga cy'ibyishimo niko navuga, kuko ya timu y'abamotari 40 bose ntabwo baje, haje abamotari 14 n'abagore, ariko utaraje yohereje imodoka agahamagara ati ngewe ntabwo nabonetse negeze impamvu runaka, ariko nakodesheje imodoka iraza gutora abageni. Abandi ati nange sinabonetse ariko nohereje afa ko umuceri. Abandi ati nange sinabonetse ariko nohereje ikintu runaka. Ubukwe bwanjye bwaje nk'imodoka 8. Ntigeze nkodesha, babagira neza bafatikanyije na Obaridi nyine uwo musore, uwo mugabo ni kwitwa umumotari.
babagira neza nabo babikoze. Noneho umunsi wo gusezerana naragenda asezerana, baramperekeza nyine abamotari babonetse baragiye baramperekeza ndasezerana. Maze gusezerana dutashye nibwo bavugaga ngo nyine bahagurutsa umuryango urahaguruka, babandi uko baje ari 10 na bangahe bitemwe, abandi batatu baravuga ati ni timu yose yahagurutse yavuye Rusizi mu Bugarama. Babaha impundu, data bukwe na mabukwe ntabwo bari bazi bikuba, bari bazi nyine umuryango wanjye gusa niko bari babizi, nta by'ikinyoma, kandi bari bishimye barabyina, baragenda bakodesha radio iri gucuranga, baragenda nyine bakora utuntu dufanta, barazana utuntu, ubukwe buraryoha. Ariko kwa mabukwe yari yicaye buhe mu ntebe yatuje, nyine yabonye Manyana, imbere Manyana sinzi ukuntu bamwita, mama wanjye yarabonye mama wanjye yamwubashye, data bukwe yamwubashye, abantu bose nyine bari kuba, ariko ari ikinyoma, ari umuryango w'ikinyoma. Uwo munsi mama wanjye yiriwe muri VUP, nakurikiranye ayo makuru, musaza wanjye mukuru ntiyaje, musaza wanjye muto ntiyaje, kandi bose bari byagezeho ndababwira nti yego, byagezeho ndababwira nti mwambabare mukantahira ubukwe, nubwo muvuga ngo nta kintu nzimarira, nimumfashe ngiye muze munsindagire k'uyu mugabo, noneho nzananirwe, ariko ntako mutagize. Umugabo wikundiye Barabyanga. Yego ndababwira ni muze mumbabarire mumfashe munshyigikire, ngewe ninanirwa nkaza nkahukana, muzangire uko mushaka, ariko nimumbabarire. Barabyanga pe, barabyanga. ubwo niyo mpamvu yo gukoresha ubwo bukwe bw'ibinyoma n'abo bantu benshi bose. Yes, nakoresha nyine iki kinyoma kugira ngo ndebe ko ntoka muri abo bantu, ko ntitaye ku bizaza hanyuma. Ibizakurikira iki kinyoma ntabwo nabitekerezaga, ahubwo numvaga ntashaka